Yesu nashimwe wa Kristo bene data, mwe mutegereje Yesu Kristo, imitima yanyu yose yahagizwa no gushaka ubwami bw'Imana, kandi imitima yanyu inihishwa no gushaka mu maso y'Imana. Nukuri umuhate wanyu ntabwo ari ubusa ku mwami. Ariko reka mbabwire icyigisho cy'uyu munsi, ndagira ngo mbabwire yuko Yesu Kristo yasezeranye yuko azatinda. Ibyo wenda sinzi niba ari ubwa mbere ubyumvise, ariko Yesu Kristo we ubwe mbere yuko bamugambanira ajya ku musaraba apfa akazuka, ariko na mbere no mu matangira y'ibihe yari yababwiye ngo burya nzanatinda. Ariko yakundaga kubivugira mu migani. Hari imigani iri mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo mu gice cyaho cya 25. Hari umugani wa mbere uvuga ngo umugani w'abakobwa 10, ndetse hakabaho n'umugani w'abagaragu bahawe amatarano. Muri iyo migani uko ari ibiri, Yesu Kristo yivugiye neza yuko azatinda, ariko abivuga mu migani. Byatumye kandi ukuba abataramenye yuko ibyo yabivuze, byatumye rimwe na rimwe bishyiraho igihe cyo kuza kwe. Biza kurangira bigeze bite? Baguye mu bwaka. Bamaze kugwa mu bwaka birangira basubiye inyuma. Yesu Kristo yavuze ko azatinda kugira ngo abatekereza yuko azabanguka bitazakugira ute kubagusha mu mutego. Kandi no mu byahishuwe baravuga ngo ndaza vuba. Bivuze ngo Yesu Kristo yagira ngo tutari buze kugira ute guta umwanya mu kubara ibihe, kandi igihe, iminsi n'ibihe burya nibyo Uwiteka wenyine. Imana yacu nishimwe. Rero umugani w'abakobwa 10, ndagira ngo nkubwire ahantu Yesu Kristo yavuze yuko azatinda. Kandi nanone wibuke yuko Yesu Kristo yababwiye ngo nimugume mu murwa aho muzabona ibyo data yasezeranye. Baguma mu murwa, kandi arababwira ngo ngiye kubategurira ahanyu kugira ngo ahundi namwe muhabe, ngiye kubakira amazu. Rero Yesu Kristo nk'uko yari yarabwiye intumwa ze arabati, jyewe mbasha gusenya urusengero nkarwubaka mu minsi 3. Nabo bumvaga rwose amazu agiye kubakira, niba bitinze basi ari ukwezi kumwe, niba bitinze ari umwaka, wenda bikabije wenda imyaka 2. Ariko ubu tuvugana imyaka irenga 2000 irashize. Abamwizeye benshi abo bagiye bahura nawe barapfuye. Ubu turi nko kuri generation y'umubare muremure urenga, ndetse generation n'imyaka 5. Bivuze ngo harashize amageneration menshi. Bivuze ngo hari na benshi b'iyi minsi bavuze ngo Yesu aratinze, kandi bajya kure ugasanga bamaze umwaka 5, 10, 20 ngo bakijijwe. Ariko bamenye yuko imyaka irenga 2000 yashize, isezerano ryo kumutegereza rihari yuko azagaruka. Imana yacu nishimwe. Yesu Kristo mbere yuko ajya ku musaraba yaravuze ngo icyo gihe, arangije ahanura ibizaba mu kugaruka kwe. Aravuga ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ngo ariko muri abo 10 ngo 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Ngo abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana amavuta. Ngo ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu merezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Imana yacu ni turengere. Murongo wa 5, ngo umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Ngo umukwe atinze. Kuki umukwe atinze? Kandi Yesu Kristo yavuga ngo ubwami bw'Imana buzagereranywa n'abakobwa 10 bagiye gutegereza umukwe, ariko umukwe aratinda. Ngo maze gutinda nta kindi cyabaye, abafite amavuta n'abadafite amavuta bose barasinzira. Abakiranutsi n'abakiranirwa bose barasinzira. Niyo mpamvu kuri hopitale ugenda ugasangamo abasenga n'abadasenga, urupfu ni rumwe, na serikaye babahamba muri zimwe, n'ibyo babacukurira ni bimwe. Ngo maze ngo abakobwa, ngo abanyabwenge n'abapfu bose barasinzira.
ngo ariko ijoro ngo ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. ngo nijoro mu gicuku umukwe, urusaku ruraba, umukwe araje. Barahaguruka bose barakanguka, batangira gutunganya amatabaza yabo. Abakobwa b'abapfu nta mavuta bari bafite ahagije, biza kurangira bigenze bite? Bahejejwe hanze. Maze abanyabwenge bari bafite amatabaza barinjira. Ni nuko bizagenda mu minsi y'imperuka, ko bazaba batarize Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, kandi bari abageni. Ntabwo bigeze babika amavuta ahagije yabasha gutuma ijoro ricya. Niyo mpamvu ugomba kwivomera amazi, ugomba kuba ufite amavuta, itabaza rikuzura, ndetse ukanabika no ku ruhande. Imana yacu niturengere. Ahangaha ngo umukwe atinze bose barahunukira. Nahangaha umugani ukurikira uyu nguyu ni umugani w'abagaragu bahawe itarano. Umwe ahabwa ebyiri, undi ahabwa eshanu, undi ahabwa imwe. Ngo bose ngo maze ngo shebuja ngo aragenda ajya mu mahanga. Ni Yesu Kristo wivugaga. Azihereza amatarano, ngo maze shebuja ngo azihereza abagaragu be. Ngo maze ngo kimara kuzibanga, uwo mwanya wari ufite eshanu ahita agenda azishyira muri business, cyangwa se azishyiraho zunguka zikuba kabiri, abika itarano 10. uwo mwanya uwahawe ebyiri nawe arabikora uko nguko, nawe arunguka arazibika. Ariko uwahawe imwe ahita agenda ayishyira mu butaka. Imana yacu niturengere. Hano baravuga ngo hashize iminsi myinshi. Umurongo wa 19 ngo maze iminsi myinshi ishize shebuja wabo bagaragwa araza abarana nabo umubare w'ibyo yabahaye. Kuki uyu shebuja ategereje iminsi myinshi kwishira, kandi mu gihe yarabahaye amatarano uwo mwanya? Ni Bible ivuga, ijambo ry'Imana rivuga ngo uwo mwanya bahise bazijyana bazirunguka, babika inyungu. N'uwebyiri abika inyungu, n'uwimwe arayitaba. Ariko uwo mwanya babonye inyungu. Ariko hajya mu gihe cyo kugeragezwa, rebe ubundi weho wizeye yuko shobuja azagaruka, cyangwa bizagera hagati wanayibitse n'iyo nyungu ihari, utangire kwica, utangire no gusenya ibyo wubatse. Imana yacu niturengere. Muri uyu mugani w'abagaragu bahawe amatarano bavuga yuko iminsi myinshi yashize shebuja akabarebwaza. Ndetse no mu mugani w'abakobwa 10 batwereka uburyo umukwe yatinze. Imana yacu niturengere. Reka mbabwire, nuhura n'umuntu uwo ari we wese avuga yuko avuga ijambo ry'Imana, agatangira gushyiraho ibihe n'amasaha ndetse n'iminsi, uzamubwire ngo ubwo n'ubwaka, kubera yuko Yesu Kristo yavuze ngo iby'ibihe n'iminsi ni ubutware bw'Uwiteka wenyine. Kandi Yesu Kristo ajya kujya mu ijuru, ni naryo jambo riri mu nteruro nkeya yavuze. Arababwira ngo iby'iminsi n'ibihe ntabwo ari ibyanyu kubimenya, ni ubutware bwa Data wenyine. Imana yacu niturengere. Rero bavandimwe bakristo mwizeye Yesu Kristo, mukaba mwumva murushye, muhamagare Mwuka Wera, muhamagare umufasha abongeremo imbaraga, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'urubanza, bitaza kurangira mugize mute muguye mu bwaka. Imana yacu niturengere. Dusomye mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya mbere, dusanga Yesu Kristo yarahaye warning, ahereza attention kuri bano bigishwa, kuri izi ntumwa 12 mbere yuko ajya mu ijuru. Umurongo waho wa 6, mu gihe bari bateranye Yesu Kristo yenda kujya mu ijuru, arangije Yesu Kristo arangije arabegera, arababwira ngo, baramubaza ngo nuko bamaze guterana, baramubaza bati, mbese mwami, iki nicyo gihe wenda kugaruramo ubwami muri Isirayeli?
aba bigishwa mbere na mbere bumvaga Yesu Kristo aje kugira ngo ashyire ubwami muri Isirayeli, ndetse na Roma yari aho ingaho batoteza, bakumva ba Petero ba Yohana bazaba ba premier ministre, bakumva bamwe bazaba bashinzwe imisoro, abandi ibintu nk'ibyo bijya hano ku isi. Babonye rero apfuye bumva bacitse intege, bituma Yesu Kristo azute yongera asubira kubigisha ubwami bw'Imana. Nababwiye ntabwo ari ubu ngubu, ntabwo turwana n'abafite inyama n'amaraso nk'uko Pawulo yabivuze. Arabwira ati hari ubundi bwami mufite kuba mwamenye. Barangije nabwo bari batarabyumva, barabati okay, barabati wenda ubwo bwami tukubaze mwami, ese iki nicyo gihe cyo kugira ugarure ubwami muri Isirayeli? Arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Muvandimwe, usomye igice cya mbere mu byakozwe n'intumwa, usomye kuri uyu murongo waho wa kangahe wa 7, arabwira ngo si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, nibyo ni ubutware yihariye wenyine. Murongo wa 8 arababwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga mwuka wera nabamanukira. Mwuka wera nabazaho muzahabwa imbaraga. Ugira ngo imbaraga yababwiraga zari zo kumara iki? Ni ukugira ngo babashe ngo muzahabwa imbaraga, mubashe kuba abahamya bo kumamiriza i Yudaya, aho mu rugo i Yerusalemu, mumamirize n'i Samariya, mugere no kumera z'isi. Ni ukuvuga ngo mwuka wera duhabwa n'imbaraga duhabwa nizo kugira ngo tubashe kuba ba ambasaderi, nizo kugira ngo tubashe kuba abahamya ba Yesu Kristo, tumuvuga uko twamubonye, tumuvuga ibyo yadukoreye, kugira ngo n'abandi bakizwe. Imana yacu niturengere. Abantu uzasanga bahanura bavuga ngo uyu mwaka, uyu munsi, iki ngiki, uzamenye yuko aho harimo ubwaka, kuko abahanuzi bo muri iyi minsi y'imperuka, yego umwuka w'ubuhanuzi uri kubemeye Imana, ariko umwuka w'ubuhanuzi uje ahangaha kugira ngo bigende bite, kugira ngo uhugure, uteshe, wigishe, unankarejinge, wongeremo abantu n'intege kugira ngo bakomeze kwizera Yesu. Ariko ibyo kuvuga ibizaba, bizaba ryari? Kubera ko mu gitabo cy'Abaheburayo haranditse ngo ku murongo ndetse waho wa mbere, ngo uhereye kera kose ngo Imana yajyaga ivuganira na ba sogokuruza bacu mu kanwa k'abahanuzi mu buryo bunyuranye no mu bihe binyuranye, ariko ubu ngubu tuvugana n'Imana binyuze mu mwana wayo ari we Yesu Kristo. Hari ijambo yandikishije, hari umwuka wera utuyobora mu kuri kose. Imana yacu nishimwe. Reka nkubwire, abo bahanura ni ibiki bizaba byamaze kuba nk'ubupfumu, kandi iyi kingdom ya Yesu Kristo, ubwami bw'Imana, butandukanye n'ubwami bw'abapagande, cyangwa se n'ubwami bwo mu isi y'umwijima. Ubwami bwo mu isi y'umwijima bagira ubuhanuzi, ndetse reka kubwita ubuhanuzi, reka mbwita ubupfumu, reka mbwita uburaguzi, niko nabihamagara, kuko no muri Bible itorero ryagiye rihura mu bihe bimeze gutyo. Kugira ngo umenye neza abantu bashatse kugira itorero ryo muri Tuwatira, hahandi Rodiya yakomokaga, hahandi ba Pawulo bagiye kwigisha muri urwo rusengero, bituma Pawulo na Sila bisanga muri gereza. Kugira ngo nujya gusoma kiriya gitabo urasanga Pawulo na Sila barisanze muri gereza, hariya baririmbye bagasenga, imiryango ya gereza igafunguka. Uzagenda umenye n'iki cyatumye ubundi bajya muri gereza. Nuko hari umukobwa wari uri muri iryo torero ryo muri Tuwatira, we icyo yari ashinzwe kwari ukungukira abashebuja, kwari ukungukira abashumba b'iryo torero, kwari ukubungukira, kubera ko bazaga akabwira abantu ibyenda kubabaho, akabaragurira, akababwira ibyenda kuba, akababwira n'ibiki bigiye kuba ku buzima bwabo, akungukira abashebuja amafaranga menshi.
ngo yakomeje kugenda bigira cyo avangira ubutumwa bwa Pawulo, ngo nuko Pawulo amutumbira cya dayimoni yari murimo imuvamo. Imaze kumuvamo, ya mari y'abashebuja bo muri urwo rusengero rwa Tuwatira biza kurangira bahombye. Ngo bamaze guhomba babona umukobwa bapfiriye ubusa, baravuga rero uwababiteye turabazi. Bafata Pawulo na Sila barabakurubana babajyana kubarega, barabafunga, babakubita inkoni nyinshi, barabafunga. Rero no mu minsi y'imperuka ubu nibwo bikaze. Pawulo yabayeho mu gihe gito cyane Yesu Kristo avuye ku isi. Twebwe hashize imyaka irenga 1,000 Pawulo agize ute yigishije. Rero niba byari bimeze gutyo muri itorero rya Tuwatira, ukeka yuko ubu mu minsi y'imperuka bimeze bite? Yesu Kristo aravuze ngo muzatinye munagira ubwoba mu gihe muzabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera. Imana yacu niturengere. Yesu Kristo aravuga ngo ese ko bigenze gutya, ese ko mukozi ibi, igiti kikiri kibisi nikimara kuma hazacura iki? Bavandimwe, tumenye yuko ubwami bwa Satani nabwo bwagutse. Tumenye yuko ubwami bwa Satani nabwo bwagutse, twere kujya muri buno buhendanyi. Yesu Kristo yavuze yuko azatinda, kandi anavuga yuko azabanguka. Kubarimbuka azatinda, nyamara kubatahajuru arabangutse, ndetse ubwami buratwegereye. Uko bucya bukira tubona butwegera. Rero abavandimwe bene data, ndagira ngo mwirinde ubwaka bwo gushaka gushyiraho iminsi n'ibihe si ibyanyu, ni ibya data wenyine niwe ufite ubwo butware. Imana yacu niturengere. Ndetse ba Pawulo bageze hariya, ni naryo torero rya Tuwatira Yesu Kristo yishurira Yohana muri Revelation ni mu byahishuwe, yandikira ngo abwira Yohana ngo wandikire itorero ry'Ituwatira ubabwire ngo hari icyo mbagaya, ngo nuko bakundira urya mugore Yezebeli wiyita umuhanuzikazi, akigisha intore zanjye kurya intonorano, kurya ibiryo byaterekeshejwe ibigirwamana, akigisha intore zanjye gusambana. Aho ibyo ndabyanga yuko akundira urya mugore. Ni ukuri ndashimira iryo torero yuko imirimo yanyu ya mbere iruti ya nyuma. Ndashimira urukundo rwanyu, ariko ndabagaya yuko mukundira urya mugore Yezebeli wiyita umuhanuzikazi. Wumvishe ko rya torero ryarindi yari ryarafunze Pawulo na Sila bakabashyira muri gereza, nanone riragarutse. Wa mukobwa wenda wakoraga ibyo ngibyo yari yarakize, ariko hari abandi bari barize iyo myuka iragenda ifata abandi, batangira kukuzana ibyo biki, ibyo bintu, ibyo ngibyo. Rero riratorero baravuga ngo rero ngo abo ngabo batandujwe na za nyigisho za Yezebeli wiyita umuhanuzi, abo batayobejwe, Yesu Kristo nibabwira ngo mukomeze icyo mufite kuzageza igihe nzazira. Ngo kandi ndashimira n'abandi bake muri bo batiyandurishije za nyigisho za zindi babandi bita ubwiro, nyamara urubwiro bwa Satani. Ubisome nujya muraramatora mu rwandiko bandikiye itorero ry'Ituwatira, urabisangamo ariko bwiro bwa Satani biri muri parenthèse. Abashaka kumenya iby'iminsi n'ibihe, yakubwira ngo mwebwe nimwizere, Uwiteka yaravuze ngo nzi ibyo nibwira kubagirira ni byiza si bibi, nibyo nkora byose ni kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Mureke twizere Imana, abatizera ntago babasha kunezeza Imana. Naho iby'iminsi n'ibihe tubiharira Uwiteka. N'izintumwa nazo zagiye zigwa mu mutego ngo tubwire, ese iki gihe nicyo wenda kugarura mu ubwami muri Isirayeli? Yesu arababwira ngo iby'iminsi n'ibihe ntabwo ari ibyanyu bavandimwe, kuko Yesu Kristo ni umuvandimwe wacu, kubera ko yaravuze ngo abamwizeye bose yabahaye ububasha bwo kugira ute bwo kwitwa abana b'Imana. Yesu Kristo aratinze kubarimbuka, ariko ubwami buratwegereye, arabangutse kubamutegereje.
mu gihe abasore b'imigenda bazagenda bagacogora, ariko ngo abategereje Uwiteka abo ngabo bazagenda ntibazananirwa. Rero muvandimwe, ibi mba mbikubwira kubera yuko ibihe byo kugaruka kwa Yesu Kristo bigenda bigaragara. Ibyinshi twarabibonye n'ibindi bitarasohora biri ku marembo. Rero wabonye ukwezi kwijima ubigira ibikino, wabonye abantu bajya guhinga bagacyura ubusa, ubona imbuto zumira mu mayogi ubigira ibikino. Ariko ndakugira ngo nkubwire ngo Yesu Kristo atinze kubarimbuka, ndetse abangutse, ndetse yegereye abamutegereza bose. Icyo nagusabira nanjye nisabira ni uko twakomeza gushikama kugira ngo mu gihe cyagenwe, mu gihe Uwiteka ategetse, Yesu Kristo nahishurwa, Mwuka Wera agacyura itorero, twaba turi bazima cyangwa twaba twarasinziriye. Icya mbere cyo nuko twaba nk'aba bakobwa b'abanyabwenge Yesu Kristo yavuze basinziriye ariko amatabaza yabo yaka. Icyo nagusabira nanjye nisabira nuko twategereza twihanganye, ntabwo azahera azaza. Mwakoze gukurikira yari Tomorrow People, nakagaruka ni Jesus Army. Nitwa Muhawenimana Deo, ndi pastor muri Jesus Army. Turi abasirikare ba Yesu Kristo, nuko yaduhamagaye ni nako yatwise. Murakoze.